nitwa Gedeon ndi guhunga uburetwa bwo muri Egiputa, ubugome, ubusinzi, ubusambanyi, kwitsa no kuroga. Nanje ubu ndaje ndahunga urupfu, ntiturya twiririrwa injugu cyangwa inkumbagure n'agasupu, abato bafatwa ku ngufu. Nanje ubu ndaje ndahunga urupfu, ntiturya twiririrwa injugu cyangwa inkumbagure n'agasupu, abato bafatwa ku ngufu. Iyo mvuye baranyanga, saba ifu umubyeyi wanje akampa inzoka, ariko wowe undambirwa, wancunguje amaraso ntuteze kundeka. Reka nosereze imibavu mu nzu yawe, maze mfumbatirirwe mu gituza cyawe. Wabuze kuza mbabarira ibyaha byanje, Yesu we ndakwifuza, Yesu we ndakwifuza. Goni nduhankaremererwa uzanyakira, kandi uzankiza ibi bibembe. Ko nzasoroma ku giti cy'ubugingo, isi iruta byose nzicara iburyo bwawe. Nimara kumva ariya makuru yahatagera ibyago mu ijuru, nzaguhimbazanya n'abakuru, n'Imana uri nkuru. Nimara kumva ariya makuru yahatagera ibyago mu ijuru, nzaguhimbazanya n'abakuru, n'Imana uri nkuru. Iyo mvuye baranyanga, saba ifu umubyeyi wanje akampa inzoka, ariko wowe urankunda, wancunguje amaraso ntushaka kumamba. Reka nosereze imibavu mu nzu yawe, maze mfumbatirirwe mu gituza cyawe. Wabuze kuza mbabarira ibyaha byanje, Yesu we ndakwifuza, Yesu we ndakwifuza. Reka nosereze imibavu mu nzu yawe, maze mfumbatirirwe mu gituza cyawe. Wabuze kuza mbabarira ibyaha byanje, Yesu we ndakwifuza, Yesu we ndakwifuza.